ntabwo rero jye nashinze idini ahubwo ni uko ari rwo rwitwazo buri wese yitwaza ariko ndishinze rya naruta ADEPR no gutunga abantu benshi bakugambanira nabyo birasenya. Nabonanye na Claudine twenyine nubwo haba abana baje nyuma tuziranyeho amateka menshi. Claudine w'Imana niyo ntarapfa nta n'uwamuruta ko niwe muntu wihangana ibibazo byose nahuye nabyo mu bukene bwacu. Imana iratuzamura. Berize rero ni ishyari ry'abadayimoni. Aka kanya ntawe ugwambwira ngo Berize nk'umukobwa, umwana w'umukobwa, ahubwo ni ishyari. Wenda biragaragaza ko yaje ashaka, ntabwo yambonye rero. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Reka nizere ko mumeze neza cyane abakunzi b'Urugendo Online TV. Nitwa Samu Gakire ndi kumwe na Jerry mu rugendo rwacu ruba rukomeje umunsi ku munsi. Ndagira nkubwire ko duherereye ahantu bita muri Alarme Business Center. Ni Kagugu, ni ahantu habera ubukwe, ni ahantu bafite amasare meza cyane, haba ho gukorera inama, haba ho gukorera n'ubukwe, haba n'amacumbi meza cyane. Ni muri Alarme, ni Kagugu, hafi na kiliziya cyangwa se hafi no kwa padiri. Ubwo hageze waza muri Alarme ukabanza ukanezerwa cyane. Ngarutse mu rugendo n'ubundi ndi kumwe na Karosi. Mu minsi ishize twaraganiriye adusobanura byinshi, ariko ndabona urugendo rukomeje rwa Karosi rwo kuza kuganira nawe. Karo, Yesu ashimwe. Yesu nahimbazwe. Umeze neza cyane? Ndaho ndashima Imana. Intambara nta nimwe. Kandi se Yesu yaranesheje. Hari kari intambara ibisaba kurwanisha umubiri? Ntayo, kuko turi abanyantege. Karo, ibi bintu ubu by'abantu muvuga ngo muri mu mwuka. Umuntu ubu ngubu yagukubise urushyi ubyumvira mu mwuka cyangwa umubiri urakurya? Ntabwo tuvuga ko tuba mu mwuka, kuko umwuka uba mu mubiri. Ahubwo twizera Kristo we unesha. Yego, intambara si yacu, ni ya Kristo. Yego. Abantu Karusi baramuzi cyane. Uyu munsi ndashaka kumuza kuri comment ibiganiro bimaze iminsi bitambuka. Byo nabonye abantu ntago bagiye babyumva kimwe. Karusi ni umunyamasengesho, ni umuvugabutumwa, ni umuhanuzi. Ni byinshi. Umuhanuzi, umurondozi, umwingenzi, akaba n'umuyobozi w'icyumba cy'amasengesho, icyumba cy'abacuzi. Ni groupe y'abanyamasengesho. Ibyo murabizi cyane abantu muri kureba ikiganiro, ntago ari ubwa mbere mubonye. Mu minsi ishize habayeho saga n'itorero rya ADEPR. Karosi n'itsinda yayoboye, ubwo mwabonaga uburyo bagiye cya hafi kuri ADEPR, uburyo byagenze mwarabibonye. Bamwe bangiwe gusenga, abantu benshi batangira kuvuga ati Karosi ari guhangana, abandi bati ADEPR ntabwo ari kwiye gukora biriya bintu. Mu kiganiro twagiranye rero dusobanuriye ko ikibazo ntabwo agifatanye na ADEPR nk'uko abantu babivuze. Ikibazo hari abantu bagifitanye, ahubwo bamwe mu bayobozi. Karo, ubu ngubu bigeze ntabwo navuga ko byarangiye, kuko twebwe ntabwo turahabwa umwanya, ariko nta nubwo tukihanganye nabo, kuko burya biravuga ngo umunyamakenga iyo abonye ikibi kije arakikinga. Iyo umuntu akweretse ko yanakwica, ugenda gake mu rugendo urimo. Bivuga ngo rero uyu munsi dutegereje ko Imana ica inzira, uko izazica niko tuzazakira. Ntabwo tugihanganye na ADEPR, kuko twasanze hari abahanganye nayo benshi na n'ubu bakiri mu nkiko. Uyu munsi rero keretse icyaba kirimo amafaranga nicyo najya guhanganira. Naje kwigaruka nsanga byanze bikunze Imana iri kutuvugira kurenza uko twe twavuga. Ntabwo noneho uzongera kunyura mu nzira nk'iriya wari unyuzemo kiriya gihe? Iyo nanyuzemo nuko hari ikinyoma kivuga yuko twebwe twasubiye inyuma tukajya mu madini. Rero ntabwo ariko byari biri. Twe twashakaga kugaragaza ko nta karibu twahawe, ahubwo twazingitiranijwe. Bivuga ngo uyu munsi rero nicyo turimo. Imana yagaragaje ukuri rero. Uyu munsi batwirukanaga mu rusengero, ku rusengero
bagaragaje ko atari twe dufite ikosa ahubwo ikosa rifitwe na ADEPR cyangwa se abayobozi bamwe ba ADEPR. Abantu bamwe na bamwe muri komenti n'abagiye banyandikira bati Karosi se ko noneho turi kubona nawe yarengereye, abandi bati ntabwo uriya ari umwuka w'Imana wari umuyoboye ajya gufata abakirisitu akabajyana hariya. Ibyo byo nawe ngira ngo warabibonye muri komenti. Ni ukuvuga ngo twebwe ntabwo navuga yuko ari umwuka mubi cyangwa se utari uw'Imana, ahubwo bivuga wese ni umufana wa ADEPR, kuko mu makomenti njye impamvu najya mbabazwa nayo hari abafana. Burya rero ekipi iri gufana narabibonye ejo Rayon Sports imaze gutsinda atsinze nari mvuye i Musanze bayitsinze cyangwa yego habaye itsinze Kiyovu. Yego no rero mpita numva ko buri umufana wese yerekera ku ruhande rutsinda. Bivuga ngo rero impamvu abenshi bavugira bandika mu makomanteri Karosi ni iki hari n'abatukana, ugasanga rero uyu muntu ntabwo yanditse ari uko akunze uwavugiye neza, ahubwo yanditse kuko ariho abonye berekeje. Uzarebe komanteri iyo hatangiye komanteri ivuga ngo uyu muntu ni umusambanyi, bose bahita bandika ati koko n'ubundi ni igipagani, ariko nihajya hindi agahita yandika akavuga ati uyu ni umukozi w'Imana turamuzi, n'undi wese azahita yandika ati koko ni umukozi w'Imana. Bitewe n'iki umuntu wese avuga icyo yumva ari cyo. Bivuga ngo roge ntabwo navuga ko twagiye mu gihe kitari cyo, ahubwo cyari cyo gihe kugira ngo ADEPR bigaragara uko ifashe abakristo. Yego, kujya kwanyu hariya byahinduye iki cyangwa byatanze iki? Byahinduye kuko umutima wanjye uranezerewe, kuko ikiragiye nahoraga nicira imanza havuga ntisaba abantu ko bacecetse wajyayo ntibadufungurira, ariko uyu munsi ubu ndatuje, numva mfite noneho umugambi wo kuvuga ngo Imana nincira inzira mbona uko nkora. Ejo wateraniye? Ejo nateraniye i Musanze, nari mfite ivugabutumwa muri paruwasi imwe, nari najyanye na madamu, niho twagiye mu ivugabutumwa. Ubu uzasubira hariya mu cyahafi? Ndahari, ni iwacu, nzajyayo. Iwacu hariya ni iwacu, kandi ntabwo imiryango y'urusengero yafunzwe ku burundu, uwayifunze azayifungura. Imana ifite ikizakora. Ubu kugeza ubu ngubu icyumba cy'abacuzi ntabwo kiri gusenga, se hari izihe ngamba? Hari ingamba zo gushaka aho gusengera kugira ngo nanone tutongera kwicara. Ntabwo tuzicara, Yesu yatanze ubushobozi. Uyu munsi ntabwo navuga ngo tuzicara ko n'undi ntitwari twicaye, twari dufite aho gusengera. Imana yaradufashije, bivuga ngo rero tuzasenga Imana uko izatuyobora. Uko Imana izabayobora. Ntabwo hazongera kuvuga ko mwongeye kujya n'ubundi kwigomeka, mwongeye gushinga idini. N'ubundi bavuze ko wagiye gushinga idini rigafeiringa ukajya wagaruka guteza induru. Buriya rero nta dini washinga ngo riferinge, kuko igiferinga ni kiba cyabuze imbaraga cyangwa kikabura amaboko. Rero jye mfite amaboko kuko mfite Imana, mfite amaboko. Nta nubwo navuga ngo nashinze idini kuko nta rusengero bumvise nubatse. Ntabwo rero jye nashinze idini, ahubwo ni uko ari rwo rwitwazo buri wese yitwaza, ariko ndishinze rya naruta ADEPR kuko mfite Imana, kandi Imana njye mvuga ukuri nshyira imbere mu bantu. Ntabwo rero Imana bura gushyigikira uko kuri. Yego, ntabwo narishinze. Ababyumva nabi ni igisebo, ni ukunsebya, ariko bari kunsebya neza kuko ejo nzarishinga, ndi umukristo. Yego. Impamvu nyamukuru y'uyu munsi yo kuguhamagara, dusanga tuganira ku ijambo ry'Imana, dusanga tuganira kuri byinshi. Impamvu y'uyu munsi naguhamagaye nk'umuntu wagusuye mu rugo, tukahakorera n'ibiganiro bitandukanye. Ndagira ngo wenda tuganire ku bintu bikeya ngiye kukubaza, nta nubwo ndi bushake ko turi buze kujya hirya y'ibintu ngiye kukubaza. Hari ikiganiro maze iminsi mbonye kuri Big Town TV. Berize abantu baramuzi, wenda ni uzwi, abanyari kumwe na mugenzi, ariko Berize ni uzwi cyane. Abantu Berize bamuzi nk'umukobwa twagiye dukoresha ibiganiro byinshi bivuga ko yagiye kuzimu akaza kuvayo
mukamufasha mu buryo bwo kumukora mu buryo bw'amasengesho cyane cyane nka gurupe y'abacuzi. Bwo nabwo n'ubuhamya yitangiye. Nyuma y'icyo gihe Berize twanamusangaga iwawe niho yabaga, wamufataga nk'umwana urera hamwe n'abandi bakobwa batandukanye aba baririmbaga muri kora n'ibiki, bose batanga ubuhamya bavuga ko ubafasha, banakwitaga dadi wabo, bavuga ko uri umubyeyi wabo, bafasha mu gihe baje kwihana. Ukavuga ati kugira usubire mu byaha, usubire mu busambanyi, usubire mu biki, ngwino uba uri mu rugo tugufasha ukore mu buryo bw'amasengesho. Ibyo n'ubuhamya wagiye utanga, abantu benshi barabuzi. Mu minsi ishize, numva ari mu mezi ashize, Berize ava iwawe agenda, twaraje numva narindi kumwe na Emi Nyawe kuri Big Town, ari ibiganiro twafashe, Berize avuga ko agiye n'ibiki. Uravuga ati nta kibazo nagenda, unavuga ati birantunguye. Habayeho guceceka kunini cyane ku ruhande rwa Berize. Ejo bundi aba aragarutse ko numva ko nanjye yari yampamagara ariko mbwira ati dukore, ndamubwira nta kibazo tuzakora, uzampamagare nubona umwanya. Nyuma ya hashize iminsi mike mbona yakoze ikiganiro kwa Bakti kuri Big Town. Berize rero ashyiranga amabanga yose hanze. Yari ari kumwe na mugenzi we, ashyira amabanga yose hanze, sinzi ajyanye n'ibiki. Muri komite nabonye abantu bamwe bavuga ati ntabwo ari ukwiye kuvuga umuntu wakubeshejeho mu rugo, umuntu wagutunze. Abandi bati nibyo nyine mujye mubashyira hanze nabo. Bikavuga ko Karosi ari umukozi w'Imana hirya, ariko mu rugo ngari ukuntu Karosi uko ubwiriza, uko hanura, uko ugira ute bitandukanye n'imyitwarire ya Karosi yo mu rugo nk'abantu mwabanaga. Kiriya kiganiro cyo urakivugaho iki? Nyuma yuko ngikubaza ibindi bintu byinshi cyane. Bajya bavuga ngo ukorera ni nawe se. Byanze bikunze yaba hatabanje nkuru ivuga ngo Berize yari yaravuye ikuzimu, kuko kikuzimu kiba burya. Impamvu twitwa abakozi b'Imana nuko tuzi ko dukorera Imana. Rero iyo yabayeho n'ijambo rivuga ngo umuntu wavuye ikuzimu, nuko afite shebuja n'ubundi yakoreraga. Byanze bikunze rero sinavuga ngo icyo kiganiro narakibonye ntaho ubeshye, kuko nagiye kubona mbona umuntu arakinyoherereje. Ntabwo nagize ikibazo, kuko Berize niba ubyibuka ajya kugenda, impamvu yaje ku itangazamakuru ni uko twagira ngo, kuko nabonaga yahindutse. Naranabivuze mu kiganiro. Rero n'ejo bundi narabibonye avuga ngo Karosi ngo abimenye ngo getse nagiye ikuzimu ngo arabizi ko ndiho. Urumva, ni ukuvuga ngo rero jyewe ntabwo mvuga yuko nababajwe nacyo, kuko uyu munsi Berize ibyo yaba ayo mabanga yashyize hanze, urya munsi twari twarakaranijwe, ndumva atari kubura kuyavuga. Ahubwo uyu munsi Berize ibyo ari kuvuga, yaje wanjye, wenda naje twaje gusanga Berize yaje ari muzima, nyuma rero ahita yakira imbaraga zindi, ni nazo twahoraga turwana nazo. Nabo mu rugo abana barakibonye, babo bana yavuze ba Rasheli Bande Yande, bahita banaza mu rugo bati natwe mutureke tuvuge. Ati uyu muntu ibyo avuga nimureke tuvuge. Ndababwira nti ntabwo nshaka guhangana na Berize, ko Berize afite undi mwuka arimo akoreramo. Kuko umuntu muzima uzi no kureba, ntabwo umuntu wakureze nk'umubyeyi none uvuga ko yakusengeye ukava ikuzimu, wagaruka kuri kamera ngo ni umupagani, ngo ni umusamba, ngo bye nabibonye mu ishusho ubusambanyi, ngo akunda, ngo yakunze ngo umukobwa, ngo mwe muri twebwe ngo yareraga. Ukibaza ngo uyu muntu, ubundi akaba niko nashakaga kukubaza, ariko cyane muri byose nta muntu utazi ko mfite umugore kandi tubanye neza, kandi umugore mwiza, kandi umugore mwiza. Muri abo bakobwa banabaga mu rugo nta ufite ubwiza nk'ubwe. Simvuga mu gihugu, kuko mu gihugu buri wese ikinezeza umugabo ni umugore umuhagije. Umugore wanjye yarampagije, kuba yaremeraga kurera aba bana ni uko ampagije. None ahangaha kuba urugo rwacu rugeze kure ni uko ampagije. Nta muntu urumva twateye induru, nta tangazamakuru wenda ndimo neza mu itangazamakuru. Hari n'abandi mujya mwumva inkuru zabo ziri ntoza. Uyu munsi keretse Berize uvuze ibyo avuze, ariko urugo rwacu warugenzemo kenshi. Ndumva mu bantu bajyaga baruzamo cyane wararujemo. Uyu munsi rero Berize waje kuvuga ibyo, Berize yaje ndabyibuka. Berize buriya twahishe byinshi,
ariko Berize n'umwe mu bantu wageze mu kigero cyo kusa naho aje kumpenura nk'uko yagushaga abapasiteri mu buhamya niba ubyibuka hajemo ijambo rivuga ngo jyewe ndi umuntu wajyaga mu bapasiteri nkabarimbura niba ubyibuka yego abantu bazasubire mu buhamya bwe bazabyumva yavuze n'abapasiteri bakomeye n'abapasiteri n'abashumba benshi yagiye agusha rero jye yasanze ntandukanye ko igihe yahagararaga bamusengera yarwaye agasengerwa abadayimoni baravuze ngo turashaka kumwica bamuvugiyemo ngo turashaka kwica umugore we tukica abana be noneho ka karosi ko katunaniye twarangiza tugahita ngo tukicwa n'agahinda niko yavuze rero bivuga ngo Berize ibyo arimo avuga yatumwe na shitani ni shitani uri gushaka kunsiga icyasha cyangwa isura mbi kugira ngo wenda nse n'ucitse intege subira inyuma mbifata mu ngero ebyiri hari urugero rwa mbere wenda yatumwe na ADEPR kubera ibibazo nagiranye nayo icya kabiri ni ikintu cyo kuvuga ngo ni dayimoni wavuze uti hita ukubitira muri ibibazo barimo habeho kugumuka kw'abakristo ndetse no gucika intege kw'abantu rero Berize navuga ko ari se wiwe wamutumye rero nta byinshi nashatse kuvuga ko n'abanyamakuru benshi barampamagaye ariko usanga sindi bujye guhangana nawe ntacyo naba murushije rero se ati nk'umuntu wabaye we mu rugo ati twabonye akunda abakobwa waba ari mu bo watereseho wenda kugira uvuga ati arabakunda tereta n'abandi kuko ibyo byose hari habaga abakobwa benshi batandukanye bamwe bagiye bashyingirwa twarabashyingiye twashyingiye abakobwa nubwo ni nako gahinda bafite hari n'abandi tuzashyingira kuko Imana yarabivuze nawe umeze nka wa mushumbura urya kuzaragiye wacumbikiraga abakobwa turi abana b'Imana ikindi nta mugore warusha ubwiza umugore wanjye nabivuze uyu munsi nigeze no kubivuga ndanabivuga mfite umugore Imana yampaye Korodine w'Imana ntawe umurusha ubwiza rero ikindi ni umwana navuga ngo simbatutse ariko burya umuntu abi wawe aba ari umusabirizi kuko iyo agira umubyeyi umurera simbise ko hari abana benshi sindambatukiyemo ariko babaje impamvu aba yagukeneye kumurera mu rugo rwawe nuko aba yarabuze umurera kuba rero baraje bakarerwa nanjye natwe uyu munsi nuko basanze umubyeyi ahubwo se muri bo aravuga ko namutereze Berize se umukobwa umurusha inzobe ninde uri mu rugo none se Berize wo yavuga ahubwo navuge ngo karosi yaradutereze kuko iyo umuntu ari umusambanyi urabizi ntatoranya no ahubwo areba uwo nguwo wita ko agize akaba ari waheraho navuga ati jyewe karosi yaranterese kuko ni nawe twajyaga tujyana kurangura tukajyana mu mujyi noneho ahubwo ni nawe wari inkundwakazi niwe wari inkundwakazi ahubwo madamu yaranababaye cyane aravuga ati ariko uno mwana ubu yavuga ibi n'abandi bakobwa usibye ko wenda uzaza unabakoresha barabishaka baravuga bati nubwo waceceka ntabwo twe tuzaceceka ko twebwe iki ni ikigaragara ko uno mukobwa arimo ashaka kurimbura uno muryango kandi twebwe twawuriremo Imana avuze ko tuzawukingirirwamo ni ukuvuga ngo aka kanya rero Berize ntabwo uwo mwana w'umukobwa ahubwo arimo aranasebanya kuko aka kanya ufashe umwana w'umukobwa utarashyingirwa utigeze ufata ngo ufite ikimenyetso runaka ugiye kuvuga uwo yavuze n'umwe mu basigaye batarashyingirwa mu basigaye batarashyingirwa uyu mwanya ni n'ikintu gikomeye kuko umwana agiye no kumurega yashatse no kujya kumutanga muri ribu ndamubwanire reka ture ko hari ahandi hantu ajya kuvuga kuko uyu munsi igihe nubatse urugo rwanjye ndi kumwe na madamu ubona iyo avuga ngo abana twabanye wenda twe turi abana we atagira umugore baratandukanye ariko iyo uvuga ngo n'umugore afite ikibazo kuko uyu munsi twebwe kujya gushyira urugo rwacu hanze noneho mu binyoma ni ikibazo hari publike nini twe duhagarariye hari nini cyane iyo rero uri kujya kuvuga utanihera ngo uvuge uti igihe yaranterese ahubwo ngo yakunze ngo umwana ngo umwe muri mugenzi wacu akanatanga n'ibimenyetso ibimenyetso atanga nta na kimwe afite none se aratanga ikihe kimenyetso kugurira imyenda twayibaguraga rimwe kugira ngo batagirana amashyari twaravugaga tuti nimugende mugura imyenda biravuga urumva ko ngo keretse kurya
ngo ariko basubire mu biganiro yaravuze ati dadi ni iki nahise nanashyiraho ntuze n'abatembereje barambwe bati dadi kuko icyo bashaka cyose naragikoraga bati dadi turashaka kujya Gisenyi basi natwe dutembereze nk'umubyeyi naremeshora amafaranga ndagenda tujya Gisenyi tutembera amazi mwari bangahe twari bose twari twese muri famiye harimo abantu benshi cyane wenda ndanagifite Sina kuvuga ngende nk'uwawe ugira bo no kuvuga ngo natakaje amafaranga menshi benshi baranashima abo bose ngo bita Oliva niwe bavuze ngo na mama ngo njye mvuka icyangugu ngo aya mazi ngo nyaherukamo ngo bimeze gutya na gutya ngo kusi nigeze nzanje kurya ubuzima gutya ibyo byose biragira usanga birimo aho ngaho rero sinzi impamvu umuntu avuga ngo ntacyo bamariye ngo baranyinginze nze mu rugo ngo iwabo eske koko ushobora kwinginga umwana uti niyo yaba madamu wanjye Korodino w'Imana ntabwo namwinginga kuko kwinginga umuntu ngo azi iwawe niko yavuze mu kiganiro ngo twaramwinginze ngo madamu aranarira ngo kugira ngo ahaze rero Berize nihe nyungu yari irimo kugira uba ufite Berize mu rugo njyewe nyungu nta yindi nuko babinsabye yarabinsabye none ndebye ko nanamusengera ava ikuzimu ko abantu bavuye ikuzimu akenshi utamubaye hafi ngo akagira ibyo abura arongera agasubirayo ni ukuvuga ngo rero Berize yageze ubwo asa n'ucitse intege Berize uyu munsi ntabwo ari Berize ukirina Berize ari ikuzimu byari gukora n'ibimenyetso byose bigaragaza uwo ari we ibyo mvuze abantu bazabirebe bajye kukiganira kuri Big Town barareba n'uburyo akanura burya uko umuntu ari kureba bihita biguha n'ishusho y'icyo ari gukora bivuga ngo rero n'uwo ari gukorera uramubona ko umuntu ushobora kwambika urugo ubusa akuvuga ngo runaka ngo nge ngo namubonaga ngo anywa energy ngo anywa ngo mariti ngo ubwo ngo dukina amakarita ngo udakinnye ngo amakarita ngo ntihajya agashaka ko duhuza njyewe ubwanjye n'abo bana bazabivuga ni igihe umuntu ahoraga kuko nasangaga yari yarabaciyemo ibice habamo igice cyiwe hari harabonetsemo igice cye n'igice cy'ura Oliva bajyanye noneho abana babaca intege bose baragenda babacikamo ibice havuga nti kuki mutajya muganira nk'abana b'abakobwa ariko noneho naratangajwe mu kiganiro aho yahise anyuranya ibintu ngo noneho ngo twe ngo ntitwashakaga ngo ko baba banaganira ngo bicarane nibaza rero icyo nk'umubyeyi ureze abana ndumva Berize twaramureze imyaka 2 irenga hari n'uwo twamaranye kuva twashakana bita Mukahirwa nawe twamaranye imyaka yose twamaranye dushyingiwe dukuramo inda bwa mbere uwo mwana yarahari ni nawe uvuze ati oya tuzajya kubivuga we yaranabiroze ngo rota ngo ari kwita ngo ndi kubabwa ngo nimuze mujye kwitangazamakuru niki we yahise anaza mu gitondo barambwira bati dadi tureke tuvuge ntabwo ibingibi twabyemera nibo bantu badutezaga amacakubiri batubeshya bagira gute none reba ibyo barimo bavuga ubwo rero ibyo ni ikintu cy'ubuyobe cy'umwijima kirimo gishaka kuba burahamya ko Berize nyuma yo kuva iwawe ashobora kuba yaba yarasubiye ikuzimu ikigaragaza imbuto bajya bavuga ngo umutini wose ugaragazwa n'imbuto zacyo igiti kigaragazwa n'imbuto zacyo niba umuntu adashaka gutinya gufata umuntu wamugaburiye akamutunga akamwambika akamuhaisha agaciro akajya kuvuga ngo uwo muntu ni umuntu w'umusambanyi n'iki kandi ataramugeza mutereta n'umunsi umwe nibaza ubwo izo mbuto tubona icyo ari cyo tubona ko ari umuntu nyine utakiri muri wa mwuka w'Imana ko birivuga ko nubona mwene se acumura nubwo wagira bajya bavuga ngo uteraho utwatsi kindi ukamuhugura nk'umubyeyi kindi nanone aka kanya bigaragazwa nuko Berize aho ari n'icyamujyanye uyu munsi jyewe mfite byinshi none se mfite ubuhanuzi bwa Berize ndabufite burimo hano bose ndabufite ajya kuva hariya ndabifite birimo hano ibyo yabwiwe n'Imana n'uwo Oliva ndabifite nta mwana hariya n'umwe ntabifite ibyo yamubwiye se ni bibiri kuba ni ibingibi Berize yahanuriwe n'uriya mukobwa washatswe n'uriya muhungu nareraga ntuze Karanganwa yaje mu rugo atumwe n'Imana Imana ibwira Berize ngo Berize nutaba amaso dore hari umukobwa muri aba bakobwa ukujyanye ikuzimu kandi birihuse ba maso usenge ari wowe buriya bari kumwe dore njyewe mbivuze gutya nkundira uhamagara umubaze hamagara inde hamagara wenda hamagara Rasheli cyangwa uhamagare Mukahirwa
umwe muri bumuhamagara umubaza uti Berize yabwiwe iki n'Imana ikoresheje umugore wa ntuze wa Karangano Rasheli. Ushobora kuba ngira nimero yereka Rasheli ni wa wundi washatse. yego Reka twumve tugiye duca impaka ubundi ibintu byose bibe ari ukuri. Bari kwita ku mugabo tu arayifata se arayifata ari kwita ku mugabo. Rasheli Yesu ashimwe. Umeze neza? Meze neza. Nguhamagaye turi mu kiganiro ndi gukorana ikiganiro na Karosi. Ngiye kubaza ikintu kimwe gusa ntabwo ndi bukubaze bibiri. Kakanya muri mu kiganiro live. Ugiye kubimbwira we ibyo umbwira nta kibazo ni ibintu bitoya cyane nta kibazo yabinyemereye ko nguhamagara. Karosi se? Ibintu ngiye kukubaza ntabwo ari byinshi. Ngiye kubaza Berize akiri aho mu rugo ubuhanuzi bamuzaniye bwavugaga ngo iki? Nimba wari uhari. Ubuhanuzi bamuzaniye? Mukibana hariya. Twonzi ko bamuhanuriye ari benshi namenya ari ubuhe. Umugore wa Karanganwa. Umugore wa Karanganwa. Ubwo nzi numvise muri telefone yohereje nuko numvise ko ngo hari umukobwa ngo ufite gahunda yo kumusubiza ngo ikuzimu. Ngo ni shitani yamutumye nyine ngo agiye gukoresha uwo mukobwa ngo umwe muri twebwe nyine uko twahabaga ngo amusubize ikuzimu. Urakoze cyane. Ntabwo byose nabyibuka neza ari ibyo nibyo nibukamo. Urakoze cyane ukomeze kugira urugo rwiza n'amahoro. Yego namwe murakoze. Nuko ngayo nguko. Uwo ni Rasheli umwe mu bakobwa bamaze igihe bakoze ubukwe yabaga kwa Karosi. Babanaga ari abakobwa batandatu abamaze kubaka ni bangahe hari? Batatu. Ubwo hasigaye abandi batatu. Harimo umwe ariko kuko mbere nkiza kubakoresha ibiganiro neza amazina yabo. Ubwo hari uwajyanye na Berize ari we Oliva Bernardine ari we uwo mukobwa ari kuvuga hari na kari bavuga ko ngutereta na Mukahirwa. Icyo sinshaka kucyumva. Uwo ntereta dore n'uyu twambikanye. Icyo rero ni igipurate. Iyo bintu ngo bibabaza Karosi cyane. None se Karo ubona kuvuga ari amagambo yose bakagushinja ko uburyo wabafataga akagushinja mu byo yavuze muri cya kiganiro cyose harimo n'ubusambanyi. Reka bivuge gutyo. Bere n'ibyo subona nta gukunda ariko ivuze ngo umugabo akunda umukobwa baba bishyize aho ngaho. Cyewe ntabwo ahubwo icyo ngicyo nacyo shaka guhagurukira kuko hari ingo nyinshi ziri gusenyuka muri ubwo buryo. Umbwira umugore wanjye adakomeye ugahita wumva umve ko aba ari abakobwa. Ese yabyakiriye atamaze kumva kiriya kiganiro? Yarabyumvise kuko hari buriya twayifashe umwanzuro kugira ngo agende Berize ndetse n'abandi. Ntabwo uyu munsi twebwe Bibiliya ivuga ngo iyo usomye imigani 14:20 ndibaza reka mbabarira n'akarongo kamwe basome. Hari ikintu nge namenye Imana kindi menya neza cyane ko nta muntu ushobora n'umwe guhagarara. Bibiliya iravuga ibice 18 imigani 24 aravuga ngo inshuti nyinshi zisenya urugo ariko haba inshuti iramba ku muntu imurutira umuvandimwe wa kure cyangwa se umuvandimwe. Ni ukuvuga ngo byanze bikunze inshuti nyinshi zisenya ingo no gutunga abantu benshi bakugambanira nabyo birasenya. Nabonanye na Claudine twenyine nubwo haba abana baje nyuma tuziranyeho amateka menshi. Claudine w'Imana niyo ntarapfa nta n'uwamuruta ko niwe muntu wihanganiye ibibazo byose nahuye nabyo.
mu bukene bwacu Imana iratuzamura. Berize rero ni ishyari ry'abadayimoni. Aka kanya ntawe wambwira ngo Berize nk'umukobwa, umwana w'umukobwa, ahubwo ni ishyari, wenda biragaragaza ko yaje ashaka, ntabwo yambonye rero. Njyewe ubwanjye mfite umugore, mfite abana 3 banejeje beza. Ese ikindi najya gushaka hanze ni igiki? Umugore wanjye arangandukira, nta kibazo mfitanye nawe, Imana itugejeje kuri byinshi. Use wagera mu rugo ukavuga ngo ni iki? Twisasira amahoro tukiyorosa andi. Uyu munsi aho nkandagiye ni nacyo njya nkunda kuvuga, nkandagiye kubera ikirenge cyanjye gikandagiye mu mugisha w'Uwimana Claudine. Ese ubwo umuwaza akamuruta ninde? Ahubwo biragaragara ko uwo Berize yaje aje kunsenyera, abura uburyo ki anyinjirira. Ko jyewe mu buzima sinjya nganiriza abakobwa batari public, no. Kabiri, uwo naganiriza ni umuntu ufite ikibazo nkasanga arimo ararira, narashaka kumubaza se urarizwa n'iki, ikibazo ufite ni iki? Bakimbwira ngishyiraga nkahita nyishyira madamu ikemura ikibazo, bayegeranye nizo nama ngo twabicazaga ngo muri sentare za buri munsi. Ni gute ushobora kutunga abakobwa? Haba abakobwa bangana gutyo habura kujya ubegera ngo baganire? Hari amashyari. Ni ukuvuga ngo Berize yaraje ahita abakongeza, ubundi yabasanze ari abana beza. Icyo gihe yasanze hari uwo bita Mukahirwa ariwe twarambanye, hari hatakurikiraho Rachel, hakurikiraho uriya Bernardine, hahita hakurikiraho icyo timu cyaje nyuma. Iyo ekipe yaje yahahise hakurikiraho uwo Mukahirwa nuze uyu mukobwa nyine uriya wavuye ikuzimu, wahita yinjirana amarere aza afite indi myuka. Uhereye uwo munsi atangira kwabikamo urwango. Urumva mu bukene bwacu twasangiraga irindazi rimwe, ni ukuri pe nabo babivuga, tugasangira irindazi rimwe, uwo Mukahirwa na Rachel n'uwo Bernardine. None abo bana tugasangira, twabyaye abana bose turi abakene, abo bana aribo tubana, nibo twabanaga mu rugo. Bemera kwihanganira gusangira irindazi rimwe, akantu kose tubonye tukagasangira. Uwo rero munyakuzimu wavuye ikuzimu aramutse avuyeyo aje gutyo, nibwo byahise bisa naho bihindutse. Rero abo bandi twakiriye uwo wamujyanye, wumva yuko Imana yavuze ko azamuza akaza ari umukobwa umwe ugiye kumujyana ikuzimu, nuriya wamusohoye kuriya. Umusohoye rero urumva ahari ni he? Uriya we ubwo no Olive mwari mwamwakiriye ute we? Ni ukuvuga ngo Olive twamwakiriye mu buryo bwanatumye urugo rwanjye ruzamo ikibazo. Niwe muntu twakiriye iwacu mu rugo hahita haba intambara, ko niwe muntu waje yaraje akurikiye uwo bitaga Gisele. Aje akurikiye Gisele we ntacyo namushinja, ko uwo mukobwa yarinjiye ahita abonekamo umwuka mubi, uvuga bahita batangira kuzana umwuka mubi. Noneho batangira gusanga madamu bamuteranyaho, bamubwira ububi bwabo. Umwe akaca hati bimeze gutya, undi agaca bikamera gutya. Noneho Gisele yinjiye aho akurikiranye n'uriya Olive bari kumwe. Olive akinjira ari akantu kananutse kameze ukuntu ufite amafoto. Mana njya mureba nkavuga nise bariyibuka, aza ari umuntu wapfuye umeze nabi, aravuga ati Pereze wambabariye tukaba nyine mukamuha icumbi. Kerongera impuhwe, n'ubu nturebe ibyo bari kuvuga, bagarutse nabakira, kuko njye ubwanjye ngira impuhwe zimbamo, n'umugore arabizi. Twarakaranya mu masegonda make mu yandi bita birangira. Noneho uwo mukobwa yinje aje ngo ni mume ngo what happened? Kanoza kare karagize agake kare karangiye usifata kandi biriho. Ubwo rero no kuvuga ngo yaje atya dusaba kuhaba. Madame ati sheri wambabariye, uyu muntu tuwakira ko uyu mukobwa yananiranye no muri groupe muzi, uyu mukobwa ko ahora atubaha n'abagurupe, none se witi waretse cyamuga ni wambabare tukakira abantu ko Imana yatubwiye ko nibyo dufite byose ari uko tubana n'abantu. Arambwira ati no mukobwa nta mwuka mfite wo kumwakira, umukobwa kandi azatugirira nabi. Yarabimbwiye madamu, cyerero ko bwazambabazi zanjye no kubona ko abantu bose ari beza. Nuko ndavuga ni rwose turanatongana, ndavuga ni basi mbabarira. Arangije ati sawa, ati sheri utumye mwakira no mukobwa ariko azatugirira nabi. Yarabimbwiye. Umukobwa turamwakira, aba yinjiye mu rugo, ni igihe cya covid, araza abanza kwigira umwana mwiza, ariko nyuma arahinduka.
ahindura ahita afata uwafashe agahita amubwira ati abantu ntibakatuyobore ntibakagire gute wundi kano kagore karaturuta tumurusha imyaka ubundi atuyobora nkande azi ko Imana ari we yakunze gusika mu rugo. Hati ubundi abagore jewe nanga abagore nta kiza bagira, atangira kubishyiramo iyo migambi abana b'abakobwa. Noneho ariko abandi baramurusha kuko babana bari bamaze kumenyerana, bundi we yari yarabafashe nk'abavandimwe. Kuko ngo barasherabo ntuza ba Bernardina bamukayirwa sangaga banakina bona ari nk'abana nyine. Kubera ingano ye niki wasangaga ari uko bimeze. Rero birangije uyu mwanya ntabwo Berize uwo twakiriye yaje ahita atwara Berize kuzimu. Nkeka ari misiyo yaje afite ahita amutwara ikuzimu. Urumva ko Berize ubu abikuzimu nisubiyeyo niwari ntibakarebe numva ngo ubuse ngo ntimumubona mundi se yarari kuzima adafite ishusho y'umuntu. Bajye batandukanya umwuka w'umwijima. Ushobora gutunga umwuka w'umwijima abantu ntibabibone, ariko iyo ufite umwuka w'umwijima keshi biragaragara. None se Berize ubundi yarari kuzimu adafite ishusho. Navuga ko ari umukobwa mwiza se ubundi ntiyari mwiza. Rero bibona ishusho yigaragara ku gikuzimu n'umutima. Vuga ngo ubugingo iyo bwajyanywe ikuzimu n'ubundi umubiri w'umuntu usigara hejuru. Rero bajye batubaza twe twamusengeye turamuzi, bamumbaze jewe umuzi twabanye mu rugo. Bivuga ngo nejo mu ndajyayo bamusengera burya afite inkovu hano yaho ibyo bidayimoni byasohokeye. Ni ukuvuga ngo wenda numva ngo uzamukoresha uzamubaze uzayibona inkovu iri hano ku ijosi y'ibyaso bimusohokamo ejo bundi aba mu rugo bivuga ko byaje kwica madamu n'abana bose ngo bisige mu gahinda. Ubwo nashimye Imana kuba yaragiye madamu wanjye ahari atarapfuye nta n'umwana wanjye wapfuye. Yego none se Karo wenda tugana ku musozo ntabwo konzi ko n'ubundi uri mu bantu bafashije Berize kuva ikuzimu, ukaba uri kumva ko n'ubundi yagiye kandi ukaba uri umukozi w'Imana nubwo ari kugenda kuvugaho ibintu bitari byiza. Kwazamuye zawe n'imbabazi zawe n'ubundi ntabwo uri busubireyo cyangwa se uri bwongere gufata timu mufate Berize mwongere mu mubohore. Byaba byiza kuko Berize naranabimubwiye n'imisi nari na message namye mwandikiye kandi wasubiye kuzimu. Berize senga. Rero Berize agiye mu nyamasengesho bamusengera kongera akagaruka kuko nta muntu ugikuzimu wemera ko yagiye kuzimu. Kugikuzimu ni inzira igoramye, nta hantu ujya ntubimenye ugakoreshwa n'abadayimoni mu buryo utazi. Rero aka kanya nkeka Berize yongeye kwemera yasengera kuko iyo yamukuyeyo ntubira cyane. Ahubwo ikibazo ikinagaragaza ko atari uri kuvuga. Berize wa mbere avuga ko namusengeye akavi kuzimu. Berize muzi mu biganiro birenga magana yakoze vuga ko ndi dadi ari umubyeyi wa nkwikuzimu yabivuze n'ibyejo bundi atarava hariya murabyibuka. None se Berize waba uri umusambanyi urindaya gutyo kuko mu bantu banajye banatekereza ugafata ibyo ari gukora ubu ngubu ari kubihakana. Yarahakana ko nyine byabaye, ariko rero yahakanye ko atigeze agikuzimu. None se hari ibyo avuga ntabwo yemera yuko. None se niba waramusengeye akava ikuzimu kandi akavuga ko urimo ubuhereye yahagera, none se ntumva ko jye nahindutse ahubwo jye ndi mubi uhereye yamenye. None se umuntu aba mubi gute kandi yaragusengeye ukava ikuzimu? Ikindi kibazo Berize afite k'amanyanga ni amanyanga. Berize yaje mu rugo atubwira ko nta mubyeyi agira n'umwe. Nanjye mu biganiro namukoreshaga nubizi ko avuga ko nta mubyeyi afite, ariko uyu munsi Berize afite umuryango, afite se. Ni mu kiganiro nabamakanya baze kukurikira barasanga afite se, afite basaza be, afite barumuna be, afite iki. Icyo adafite ni nyina umwe wagiye kuzimu nyine. Ariko uyu munsi Berize wahakanaga ko afite famiye, n'ejo bundi ababwiraga ko avuye mu rugo agiye kwa musaza we. Nyamara mu biganiro byose Berize yakoze yavugaga ko nta famiye nimwe afite. Berize afite se, afite mukase, afite byose, nta muntu adafite keretse uwo nyine. Ariko uyu mwanya jewe sinibaza ubwo buryarya umuntu ushobora guhagarara imbere ya kamera akabeshya ko nta muryango afite, ahubwo imiryango ikaza kugaragara nyuma. Niyo mpamvu twaje kwiga ku cya Berize icyo gihe turagisengera, niho naje kuvumbura ko Berize wigira akagoryi ari umuntu uteye ubwoba.
ko twe twabyizeho na madamu umuntu tubwira ko nta muryango buri munsi hakagaragara se wabo bakamusanga aho twakoreraga bakaza ngo yagize ngo agiye gufasha ngo nyirasenge yatubwiraga ko bwa mbere tubwiraga ko nta famiye n'imwe afite Berize ari akana kakuze ari akantu kari ikuzimu nako kakuriye ikuzimu kadafite famiye none ahangaha nyuma aho amaze kugira amafaranga Berize famiye ziragaragara none si ni ukuvuga ngo abantu banabihera aho ngaho umuntu w'umukristo ubasha kuvuga Kristo ukabeshya ko nta famiye ufite bikagaragara ko iyo famiye uyifite aba ari ikibazo rero Berize nagaruka asengerwe nubwo ayo madini arimo abeshya ngo arazahanura akagira gute ni kuzimu barahanura banuro niba maso bahumuke bareke kugendera mu Kigali uyu munsi ndi mu kibazo yansizemo kimeze gute ndi mu kibazo Berize kubera gushaka ubutunzi vuba amafaranga yaragiye avuga ko afite umushinga wo gufasha abana bavuye mu mashuri ashaka gufasha akabasubiza mu mashuri ndetse n'abandi bafite ubushobozi buke Berize aragenda akuza abana ku bigo by'amashuri b'ababyeyi batari nyine bumva hari umubyeyi wese wumvise amafaranga y'ubuntu aremera agahita akura umwana we ku kigo akuza abana ku mashuri bigaga ku bigo bigaga aravuga ati nimubazane abakubira bose hano ku mashuri ya Gitega afatikanije n'urabajyanye aragenda afata icyo afata abo bose arabajyana abafasha ngo arabafasha afata abagore bamwe bakura abana ku mashuri abagore bafite amarira bimuye abana babo ku bigo byabafashaga baza mu Gitega bose barimo barambwa batetse abana bacu mwabajyanye kuzimu ntabwo ntigenda nigeze mbijyamo kuko wimuye abana ni ikibazo okay reka karo nuko bimeze ubwo Berize nawe naboneka azaza nawe tubwire ukuntu bimeze tuzamushaka wenda kugira ngo nawe tugere n'ikiganiro agira ibyo asobanura dore ko yambwiye ko n'ubundi nawe hari ibyo ashaka kuvuga ibyo nta kibazo ariko hagati aho kukuvuga kuriya ikiganiro yakoze bishaka kuba wenda ntago habura ibintu byafekseho ku muryango wawe cyangwa se uburyo wenda cyahinduyeho imibanire y'umuryango wawe cyangwa se n'abari abakobwa babaga iwawe ntacyo kuko wari guhinduka ni madamu rero wavuze aramuzi niwe wahinduka tukagirana ibibazo ikindi uwo byahindura cyakora wenda bikamuhindurira intuze ni uwabeshyera nk'umuntu w'umukobwa uzashaka yego aho we byamuhindura kuko ejo azajya no mu mategeko kumurega ko ni ikibazo gufata ubuzima bw'umuntu ukajya kubusiga icyasha burya hari umuntu witangira ubuhamya ukabuheraho uvuga rero uyu mwanya uhise ufata ubuzima ukabeshyera umuntu ubuzima uri kumwangiriza kariyeri bivuga ngo rero niwe wagira ikibazo ariko jyewe nta kintu byangije kuko ababeshya bazi ubwenge wakurikiye Berize tumufasha ugakurikira Berize uyu munsi uri kuvuga ngo Karose n'umupagani ntabwo umuntu uzi ubwenge ufite mu mutwe ntabwo wahuza ibyo bintu rero nta kintu byangije ahubwo abantu benshi byarababaye ugiye muri komantere urabibona nibwo umenya ko umuntu yangiritse cyangwa se hari ikibazo runaka Karo reka ngushimire cyane wakoze kuza kusisobanurira abantu badukurikiye nk'abantu bazi ko ubundi dusanga dukorana ibiganiro ndumva ubwo dutegereje version ya mukobwa nawe buryo azaza adusobanurira yego nta kibazo jye ntabwo ndi guhangana nawe kuri hano umwana uri munsi yanjye ni umwana muto nareraga nari hasi ntabwo navuga ngo ndahangana nawe tujye guteragana mu amagambo kuko uyu mwanya ejo azarongora mushyingire noneho nyuma n'ibyanga natanadutumira kuko n'ubwa mwene wabo ntiyabutashye ibaza umuntu utaratashye ubukwe bwa Rasheli nk'umuvandimwe kandi barabanaga ubizi ko ari umwe mu bana b'abavandimwe umuntu utaratashye ubukwe bwa Karanganwa umuntu utaratashye ni amakwe menshi atatashye urumva rero ko uwo muntu niyo umuntu mwaragiranye ikibazo uremera ugataha ubukwe bwa bene so rero sinzi impamvu ubwo hagati
ntabwo mpanganye na Berize ibyo azaza azavuge njye nta kibazo icyo mpfa nuko umugore wanjye nta kibazo dufitanye ikindi nuko public abonyoboye nta kibazo mfitanye nabo kandi nabo nubwo twakigirana iyi si ni ngari keretse ari umuntu uguha amafaranga bayafunze murakoze genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire